Yesu nashimwe mwene data nshuti yacu dukurikirana kuri icano ngize umugisha wo kuba twongeye guhura, ngize umugisha wo kuba nongeye kubonana nawe kugira ngo twongere dusengere hamwe, twongere twigane ijambo ry'Imana hamwe, twongere dukomezanye. Twabonye yuko mu rugendo tugomba gutyazanya, mu rugendo tugomba gufashanya kugira ngo tuzabashe gutabaruka amahoro. Yesu ashimwe rero aho uherereye hose, wowe dukunda, ukunda ijambo ry'Imana, ukunda abantu b'Imana, natwe turakwegereje, tukubwiye ngo urusheho kugubwa neza kandi umwami Imana akugarukiho. Rero iyi minota tugiye kuyikoresha twiga ijambo ry'Imana. Nkundire ube maso, nkundire umutima wawe wegereze Imana kugira ngo mu by'ukuri iri jambo Imana yakugeneye kuri uyu munsi ni ukuri ko aya masaha ribashe kugira aho rikukura, ribashe kugira aho rikugeza, ribashe kuba ijambo ryugurura byinshi byari biziritse, byinshi umwanzi Satani yaragambiye kukunyaga. Data, icyubahiro kibi cyawe, abana bawe turakunezerewe, abana bawe turumva tuguwe neza kubera ko umwami wabanye natwe, ukaba mu ruhande rwacu ukaturinda. Warinze twebwe, urinda bene data, ubarindira mu mpande z'isi zitandukanye, ubarinda mu byo bagerageza gukora, si uko intambara n'ibigeragezo n'ibibazo byabuze, ariko umwami muri ibyo byose warabatsindishirije. Niyo mpamvu tubyibutse aya masaha tukakuzamura icyubahiro. Turagarutse rero mwami imbere yawe tukwinginga kugira ngo wuruke ubane natwe, mwami utwezesha amaraso yawe Kristo, kugira ngo mwami nukuri tugaragare imbere yawe nta nenge ituriho, kugira ngo mwami tubashe kumva ijambo ryawe, tubashe kumva icyo wagambiriye kuvugana natwe binyuze mu ijambo ryawe. Ndagushimye kubikoze, uhe umugisha buri wese mwami nukuri witeguye kwakira neza ijambo wateguye kuri uyu munsi. Urakoze Kristo. Abarwayi turabasengeye, abafite ibigeragezo turabasengeye, abafite intimba turabasengeye, abatarakumenya turabasengeye, abo bose mwami babone neza yawe. Uwiteka Nyiringabo, kandi dusengeye cyane n'abagihagaze ku munara bagutegereje, n'abinginga umunsi ku munsi kugira ngo umwami nukuri utabare isi yacu uyigirire neza. Urakoze Kristo kubikoze, icyo duheje n'imyuka mibi yose yaturwanya mu izina rya Yesu, ahubwo mwami nukuri ubuntu bwawe, imbaraga zawe, nuko ubushobozi bwawe birusheho kutugota, birusheho kubana natwe, mu izina rya Yesu turizeye, amen. Haleluya. Rero mwene data, ajya nkubwire ngo uri umugisha kandi uri uw'agaciro gakomeye mu maso y'Imana, kuba ufata umwanya nk'uyu nguyu ukabasha kuba hafi yacu, ukabasha kuza kwigana natwe ijambo ry'Imana, ukabasha kuza kumva icyo Mwuka abwira amatorero. Yesu akugirire neza. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana Imana yashyize ku mitima yacu. Ni ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ni ibice byaho 4, dusoma ku murongo waho wa 13. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo, Yesu aramusubiza ati, umuntu wese unywa aya mazi azongera kugira inyota. 14. Ariko unywa amazi nzamuha ntazagira inyota rwose iteka ryose, ahubwo amazi nzamuha azamuhindukiramo isoko y'amazi adudubiza kugeza mu bugingo buhoraho. Twakemeza ijambo ry'Imana. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana dusomye nk'uko nabarangiye, tubibonye muri Yohana ibice byaho 4, umurongo waho wa 13 n'umurongo waho wa 14. Aya ni amagambo Yesu Kristo we yivugiye igihe yari ari hano mu isi, ayavugana n'umudamu wari ugiye kuvoma. Iyo nkuru ushobora kuba warayumvise, ntabwo tuyisomye yose, uzasome guhera ku murongo waho wa mbere, ibice 4 guhera ku murongo waho wa mbere, uzabisobanukirwa neza. Yari umudamu w'umusamariyakazi wari ugiye kuvoma. Agiye kuvoma asanga Yesu yicaye hafi y'iriba ategereje abigishwa be, dore ko bari banyarukiye mu mujyi kugira icyo bajya guhaha, kugira icyo bajya gushaka abari bwifashishe mu mafunguro. Noneho uyu mugore agiye kuvoma asanga Yesu ari aho ngaho,
Yesu amwitegereje abona yuko uyu mugore arushye, abona yuko uyu mugore ananiwe, abona yuko uyu mugore atazi ibyo arimo, atazi iyo ava n'iyo agana. Nibwo yatangiye kumuvugisha amuganiriza, ariko undi yamusuzuguye, yamupinze cyane yuko mu mico yabo, mu muco w'Abayahudi cyari kizira kugira ngo babe bavugana, babe basabana n'ubu bwoko bw'Abasamariya. Uko Yesu abonye uyu mugore aramuganiriza, ariko uyu mugore abanza mu by'ukuri gufata Yesu nk'umuntu usanzwe. Rero kugira ngo Yesu yigaragarize uyu mugore, nibwo biramutangaza ukuntu Yesu avuze yuko yamuha ku mazi, kandi iriba ari rirerire, yego, kandi mu by'ukuri iri riba nubwo ari rirerire akaba adafite n'icyo kuyadahisha. Yesu yari amaze kubwira uyu mugore amubwira ati, ni njyewe soko y'ubugingo, ni njyewe soko y'amazi y'ubugingo, uyanyweye mu by'ukuri ahora aguwe neza. Noneho umugore biramucanga, aramubwira ati, se wowe waba uruta Yakobo umukurambere wacu wadufukuriye iri riba? Yesu noneho ashaka kumwereka yuko we atambutse nabo bose ari kwibwira, aramubwira ati, njyewe amazi naguha, amazi ntanga n'amazi y'ubugingo, uyanyweyeho ntashobora kongera kugira inyota ukundi. Ni ukuvuga ngo aya mazi njyewe ntanga, aya ngaya ni amazi asanzwe muza kuvoma, ariko ejo ushiduka wongeye kugira inyota, ariko njye ayo naguha, ayo ntanga, yagira ngo mwereke yuko ari we mu by'ukuri mutanga bugingo. Ayo naguha njyewe ni amazi wanywaho ntuzongeye kugira inyota ukundi. Amagambo dusomye yaturutse mu by'ukuri Yesu ubwe yihamiriza yuko ari we utanga amazi y'ubugingo, kandi uyanyweyeho wese atazongera kugira inyota ukundi. Mwene data, n'aya magambo nje kugira ngo tuganireho, tuyavugeho, mu by'ukuri ubashe gusobanukirwa n'icyazanye Yesu, ubashe gusobanukirwa n'agaciro Yesu afite mu buzima bwawe, ubashe gusobanukirwa n'agaciro Yesu afite mu rugo rwawe, mu kazi kawe, aho utuye iwanyu, agaciro Yesu afite muri bizinesi yawe, agaciro Yesu afite muri ibyo bikugoye, muri ibyo bibazo uri kurwana nabyo, muri izo ntambara urimo. Nagira ngo mu by'ukuri tubashe kuganira ku gaciro ka Yesu. Abantu benshi uyu munsi wa none tubuze amahoro, abantu benshi uyu munsi babuze amahoro kubera yuko mu by'ukuri badasobanukiwe neza n'icyo Imana ivuga mu ijambo ryayo, ivugana nabo. Yesu nta kindi cyamuzanye mwene data, yaje kugira ngo abarushye n'abaremerewe babashe kuruhuka, yaje kugira ngo abarwayi babashe gukira, yaje kugira ngo abafite intambara zibashe gukurwaho, yaje kugira ngo bya bindi byose byadutsikamiraga, bya bindi byose byatuzaniraga ibihano, kurimburwa n'ibyorezo, kurimburwa n'imyuzure, kurimburwa bibashe gukurwaho. Nicyo ngicyo cyazanye Yesu. Igihe umuntu yari amaze kwiyanduza, igihe umuntu yari amaze gusuzugura Imana, igihe ibyaha byari bimaze kuba byinshi, Imana yakoze plan, yakoze umushinga, iravuga ngo abantu banjye naremye mbakunze, ko bagiye gupfa, ko bapfuye urupfu rubi, ko Satani abototera, ko Satani arushaho kubakandamiza. Ni iki cyakorwa? Haleluya! Ndagira ngo wumve urwo rukundo rw'Imana, ndagira ngo wumve uburyo Imana kuba yaraturemye byonyine bihihibikanisha, biteye kumva mu by'ukuri yahora itegura umuteguro wayo kugira ngo njyewe nawe uyu munsi tube tunezerewe. Kera ujya ubyumva mwene data, iyo abantu bacumuraga kugira ngo uzababarirwe byabaga ari intambara ikomeye, wirirwaga wirukanka ushaka ibitambo kugira ngo mu by'ukuri ujye kureba umutambyi binyuze mu gitambo aguturire. Ariko Imana irareba, ibona mu by'ukuri ibyo ngibyo ari akazi katoroshye, ibona yuko abantu bagiye guheranwa n'ibyaha. Imana itegura umushinga wo kohereza umwana wayo Kristo.
aza mu by'ukuri ngo nta kintu na kimwe atandukanyeho n'Imana na se, nk'uko we abyihamiriza mu ijambo rye. Yaraje rero, aje ab'isi ntabwo bamumenye, ab'isi ntabwo bamwemeye, kuko iyo baza kumwemera mu by'ukuri ntabwo bajyaga kumubamba. Iyo bajya kumwemera bakamukurikira ntabwo bajyaga mu by'ukuri kumushinja ibinyoma. Ariko ibyo byose byarabaye kugira ngo njye nawe tubashe mu by'ukuri kubona incungu y'ibicumuro byacu. Uyu munsi turi mu mudendezo, uyu munsi turi mu munezero, uyu munsi turi mu mashimwe. Niyo wacumuye mwene data, uyu munsi mu by'ukuri wa mupaka, ya bariyeri yari ihari yagutandukanyaga n'Imana ntabwo igihari. Uragenda mu by'ukuri direct ubwawe, si ngombwa ngo unyure ukore za protokole zabagaho. Naho ubwawe wakwivugira ugasaba iki? Imana imbabazi, kuko umwenda ngo wari urahera waturutse mu kangahe kabiri. Bikimenyetso cy'uko direct twebwe mu by'ukuri twivuganira n'Imana tukayibwira, nayo ikadutega amatwi kandi ikadusubiza. Haleluya! Yesu rero aganira n'uyu umudamu wari urushye, umudamu wari mu byaha, uyu mudamu ngo wari utunze abagabo batabarika. Ibyo byose ntabwo yigeze abibwira Yesu, ariko yaramurebye abimubonamo, arangije aranabimubwira. Noneho uyu mudamu nibwo yatangiye guca bugufi, abona yuko mu by'ukuri wari kuganira nawe ari umuntu udasanzwe, ari umuntu urimo Imana, ari umuhanuzi w'Uwiteka. Bituma mu by'ukuri aca bugufi, anemera n'amagambo Yesu arimo aramubwira, amubwira yuko mu by'ukuri agomba kurekura, agomba kureka ibyo byose bihora bimutera inyota. Uyu munsi nawe mene data, birashoboka yuko turi kuganira ufite ibintu byinshi birimo biragutera inyota, birimo biragutera inyota yo kujya kure y'Imana. Nicyo nshatse ko tuganiraho uyu munsi. Ese mwene data, niki uyu munsi gitumye mu by'ukuri uhorana inyota? Inyota ufite ni iki? Ese ni inyota yo gukora ibyiza? Ese ni inyota yo gukora ibibi? Niba ari inyota yo gukora ibibi, mu by'ukuri ndagira ngo ubwire yuko wamaze gutandukira, wagiye kure y'Imana. Ni wowe natumweho uyu mugoroba, ni wowe ijambo ryamanukiye umugoroba rikubwira ngo garuka nawe uze kwa Yesu. Garuka Yesu aguha amazi y'ubugingo, garuka aguhe umunezero, kuko amazi atanga ni ukuri aherekezwa n'ibyishimo, aherekezwa no kugubwa neza, ntabwo aherekezwa no kwicuza, ntabwo aherekezwa n'umubabaro. Ngwino kwa Yesu, va mu byaha mwene data, va muri ibyo byose bikurangaza, va muri ibyo byose bitumye urushaho kuba mubi, bitumye urushaho kubera abandi mubi. Va muri ibyo byose biri kukuzanira ibihombo, va muri ibyo byose biri kukuzanira kwizengurukaho. Niyo nyota ufite, ndagira ngo ugire inyota yo kumva iby'Imana, inyota yo kuba aho bavuga ijambo ry'Imana, inyota yo kuba aho mu by'ukuri basenga, kuko ibi nibyo bizabasha kukubera mu by'ukuri intsinzi muri uru rugendo, intsinzi muri ubu buzima butoroshye, intsinzi muri ubu buzima Satani yahagurutse kugira ngo arwanye abantu, kugira ngo arwanye abato, kugira ngo arwanye abakuru. Nta kindi cyakuneshereza. Uragomba kunywa kuri aya mazi y'ubugingo, ariryo jambo ry'Imana. Uragomba kunywa kuri aya amazi unywaho ukumva ushize inyota, ukumva uguwe neza. Nicyo ngicyo mwene data nje kukubwira ko uyu mugoroba, ubwa ngo Yesu yiteguye kuguha amazi atari nk'aya yandi y'iriba. Ndagira ngo ubyumve mu buryo bw'umwuka, ndagira ngo waguke cyane, ndagira ngo ubyakire mu buryo budasanzwe. Wumve ko amazi Yesu ari kuguhamagarira ni amazi azatuma mu by'ukuri uri muri iyi si ubaho unezerewe, ariko no muri cya gihe ukazabona ubugingo bwawe iteka. Aya mazi Yesu arimo aravuga. Yesu uriteguye mwene data? Yesu urumva ko aya mazi ni ngombwa ko nawe ugomba kuyanywaho? Ndavugana nawe wowe utarakizwa, urumva ko ari ngombwa kuyanywaho? Yesu ubugingo urumva buguhangayikishije? Mwene data, muri iyi si wakwirukanka, washakisha, watera imbere, wakora ibyaha bitandukanye, wakwirwanaho ngo urirengera, wakwiba, wabangamira abandi, ariko nagira ngo ubwire ngo ibyo ngibyo nta garanti bifite.
igifite inshuti yanjye, igifite garanti ni ukuba muri Yesu, igifite garanti ni ukuba mu Mana, igifite garanti ni ugukurikiza amategeko y'Imana. Nibyo byonyine bishobora kuguha umutekano, nibyo byonyine bishobora kuguha amahoro mu mutima wawe, amahoro isi idashobora gutanga, amahoro abakomeye bataguha. Ayo mahoro urayakeneye mwene data, urayakeneye inshuti yanjye. Wowe ujya uryama ukumva urarota nabi, aya mahoro urayakeneye. Wowe wumva ufite umunabi, ufite umushiha muri wowe, ufite intambara muri wowe uhora mu rugomo, ni wowe ndi kuvugana nawe. Ukeneye amahoro, ukeneye amahoro isi idatanga, ukeneye amahoro, ukeneye ku mazi, ukeneye kunywa ku mazi y'ubugingo, ukeneye gusobanukirwa ibya Yesu, ukeneye gusobanukirwa impamvu Yesu yaje kugira ngo abarushye n'abaremerewe baruhuke, yaje kugira ngo tuve mu isayo y'ibyaha, yaje kugira ngo duseke, yaje kugira ngo dukarabe duke, yaje kugira ngo turyame dusinzire, yaje kugira ngo ibikubamutima nibiza twe twibuke yuko hari icyo yavuganye natwe ikavuga ngo izaturinda. Haleluya! Yaje kugira ngo mu by'ukuri aguha amahoro y'umutima, hahandi buri kintu runaka ukavuga ngo kuko umwami wanjye azantabara, nicyo gituma ntagomba kumwara, ntagomba gutegereza. Yaje kugira ngo ugire ibyizere, yaje kugira ngo ukomere mu byiringiro, yaje kugira ngo ukomerere mu ijambo rye, yaje kugira ngo mu by'ukuri ubashe kugira icyanga cy'ubuzima. Haleluya! Ngwino ku mazi. Yesaya wabivuze neza muri 55 ngo yemwe mwese mufite inyota nimuze ku isoko, nimuze kabone nubwo mwaba mudafite ifeza na zahabu, nimuze munywe ku mazi ku buntu. Kuki mwatagaguza ubutunzi bwanyu ku biribwa bidashobora kubamara inyota, bidashobora kubamara inzara? Nimuze ku mazi ku buntu. Ngwino nawe, ngwino uvome ku buntu, ngwino uryoherwe ku buntu mwene data. Ijambo ry'Imana yaguhamagara nawe waguye, nawe wagiye mu isi, nawe wibagiwe iby'Imana, nawe rimwe araguhamagara. Urakeneye kugaruka, Yesu aragutegereje, arifuza kuguha umunezero, arifuza kuba mu byawe, arifuza kuba mu byo ugerageza gukora, arifuza kuguha umugisha, arifuza kugendana nawe. Ngwino mwene data, ngwino ufate ku mazi, nawe uri bukwishyuze. Ngwino. Yesu avuganye nawe ijambo rikomeye ngo wazaha amazi. Haleluya! Wazaha amazi ngo ntuzongera kugira inyota ukundi. Wifurije kubana na Yesu, icyiciro cyose wari urimo, myaka ufite, ndakubwira ngo kubana na Yesu biraryoshye, kandi mu by'ukuri nta kindi kintu na kimwe cyakunezeza muri iyi si cyatuma ugira amahoro uretse kubana na Yesu, uretse kuba muri Yesu. Urakoze kubera ko ufashe icyemezo, urakoze kubera yuko aho ugiye kwisuzuma ahantu hose watenebutse, maze ugafata icyemezo. Uyu mugore waganiriye na Yesu amaze kumva ibye, agafata icyemezo cyo kujya guhuruza abaturanyi, agafata icyemezo cyo kuva mu byaha, akareka ibidashimwa n'Imana, akemera gukurikira ibya Yesu kandi byamuzaniye kunezerwa. Nicyo cyazanye Yesu. Wowe wumvise aya magambo, reka mu by'ukuri nawe ufata icyemezo kubw'uyu mugoroba, ufata icyemezo uvuge ngo Yesu cyamuzanye no kugira ngo nduhuke, umwakire budushya, mwakire mu buzima bwawe, mwakire mu rugo rwawe, mwakire mu mibereho yawe. Mukobwa uramukeneye, musore uramukeneye, mugabo uramukeneye, mukobwa uramukeneye, mwana muto uramukeneye, musaza uramukeneye, aho umukecuru uramukeneye, kozi w'Imana uramukeneye, nawe mukristo uramukeneye. Ibyiciro byose ukeneye kubana na Yesu, ukeneye kuba ku mazi y'ubugingo, kuko niwayanywaho mu by'ukuri uzabasha gutsinda intambara n'ibigeragezo, uzabasha kubaho uba muri iyi si ariko utari uw'isi. Haleluya! Uko Yesu yadusengeye, aho nje musanga, ndakwinginze aba wampaye ubarindire muri iyi si. Barabama none ntabwo bisi babaye ababo, none nje musanga, ndabasengeye ubarindire muri iyi si.
ntabwo nsabye ngo bakure muri iyi si, haleluya, ahubwo ndabasabira kugira barindirwe muri iyi si. Ngicyo icyo Yesu yadusabiye, ababa muri we. Nawe rero wifuje kuba muri we, kuko niwaba muri Yesu uzaba ufite uburinzi 100%, uzarindirwa muri iyi si. Uzahura n'ibibazo nk'abandi bose, ariko uzaba ufite indi protection, indi security abantu batabasha kukubonaho. Wifurije kuba muri Yesu. Ndagushimiye cyane ko byumviye, ndagushimiye cyane ko ufashe icyemezo. Reka dusenge Imana. Data, cyoro kibi cyawe, turagushimiye kubw'ijambo ryawe, tweretse yuko ari gutanga amazi y'ubugingo. Turakwinginze kubwa buri wese utwumvise n'uzatwumva, reka iri jambo Mwami ritume afata icyemezo cyo guhindukira, cyo kuva mu bidashimwa n'amaso yawe, ahubwo Mwami agukurikirane. Kandi sabiye buri wese Mwami, nukuri uri mu murongo ushima, nukuriye gusubira inyuma ukundi. Urakoze Kristo, twese Mwami ushe kutwuzuza Mwuka wawe wera aganze ku buzima bwacu, bityo byaturwanyaga, byatuzanaga intambara, byatuzanaga umubabaro, byatuzanaga kujya kure yawe, byose bitsindwe ku buzima bwacu. Ndagushimye kubikoze, ushimye kubw'uyu mwene data ufashe icyemezo. Mwami umushyigikire, mwambike imbaraga za Mwuka wera, kugira ngo Mwami umushoboze muri byose byamucaga intege uhereye none bitsindwe ku buzima bwe, mu izina rya Yesu. Urakoze Papa, urakoze kubikoze, ukiza abarwayi bari muri twebwe, mu izina rikomeye rya Yesu. Tanga akazi mu bashomeri bahari, mu izina rikomeye rya Yesu. Tanga urubyaro Mana utegereje. Uwiteka Nyiringabo nyisenga, abasore bakeneye gushaka ubaha abakobwa bashakana nabo, abakobwa bakeneye gushaka ubaha abasore bashakana nabo kandi bifuza, bagukurikira, bakubaha. Uwiteka Nyiringabo, ingo zitabanye neza, Uwiteka ndasenze uzisange, uzigire neza, wongeye kuzubaka izasenyutse Mwami, wongeye kuzihuza. Uwiteka utanga amahoro, hoshye intambara Mwami n'imidugararo mu bantu bawe. Tange Mwami urukundo, haba mu miryango, haba Mwami n'ukuri aho abantu bahurira. Uwiteka Nyiringabo, ibyo abantu bagerageza gukora ubyagutanga umugisha, ubutaka burumbuke. Uwiteka Nyiringabo, imvura nziza iboneye kujya kugira iboneke, izuba ribonekeye ku gihe, ibiciro Mwami n'ukuri bye kuzamurwa, n'ukuri Mwami uregulariza ibintu bitari ku murongo. Uwiteka buri wese anezezwe Mwami, nuko Mwami uri kumwe nawe. Ndagushimye kubikoze, icyubahiro kibi cyawe ugabanya abarimbuka Kristo, wongera abakizwa umunsi ku munsi. Icyubahiro kibi cyawe, abantu bahindukira bave mu buyobe, bave mu byaha, bave mu bigira nabi, abantu babona amahoro. Uwiteka Nyiringabo, wikoreye kwiyubahisha. Turasenze bitari cy'amahanga, reka kubw'uyu murongo Mwami duhuriraho uwuhe umugisha, urusheho kuwagura, urusheho kubaka, urusheho kuwusapotinga mu buryo bwose, kugira ngo Mwami n'ukuri imitima ya benshi irusheho kunezerwa, irusheho no gusobanukirwa n'ijambo ryawe. Urakoze kubikoze, icyubahiro kibi cyawe n'iteka ryose. Amen. Shalom shalom.